tugerageza okay ni Vision TV mukomeje gukurikirana reka tubashimira muherereye hose nkuko rero mubibona nanjye ndi mu ishuri ibintu hari wabyumva akagira ngo ni parasitike ariko ni ibyuma ibi ni bigaragaza ko hari ahantu no mukino ntazi ko witwa turi kumwe n'umuntu ugiye kuza kutubwira aho ugiye kugenda werekeza urimo ugenda wiyubaka amazina yanjye nitwa Ismael Kayishema reka tugushimire bakomeje gukurikirana ibiganiro bya Vision TV abatweretse ko badukurikira turabashimiye cyane muri abantu b'abagabo kandi ndagira ngo nibutse abantu badukurikira batarakanda subscribe bibuke gukanda subscribe kugira ngo inkuru dukora zigeze bagera kuri subscribe no kumanuka ku kantu gato k'umutuku kari munsi y'inkuru kagakandaho kajya hirya ku kantu ko kakazogera hanyuma kagakandaho kuzabona notification tugishyiraho inkuru rero ndatinze ndagira ngo mpereze umwanya umuntu turi kumwe uhagarariye ibintu murimo mubona n'ibindi muri bukomeze kugenda mureba atwibwire nitwa Mitsindo Viateur nkaba nagira ngo ntangarize abadukurikiye cyangwa se abanyarwanda bose ko muri Rwanda rusike gisoreye aribo batwebwe dusigaye ubu turi kubamurikira ishyirahamwe ry'imbusanya misamire imbusanya misamire ari byo mu ndimi z'amahanga bita Association RWANDAISE de Jonglerie iyi ni imbusanya misamire mu bana b'abanyarwanda akaba ariwo mukino twaberetse cyangwa tugiye kubereka hano okay ibi bintu ntabwo dusanzwe tubibona nanjye urabona ko natangiye kubyiga ariko birimo biraza nabo bifite abana b'abahanga bamaze igihe kingana iki bino bintu abo bana bamaze imyaka guhera kuri 5 kugira ngo harimo n'amazi 7 ariko tugenda tubatora gutyo ko bagenda bakura abo bose babigisha hari uwakwibaza ngo ibi bintu ni wenyine ubyigisha aba bana cyangwa se hari abandi bantu mugiye mufatikanyije gutanga buno bumenyi niyo mpamvu twiyemeje gusobanura hari benshi babikora ariko batazi ibyo ari byo hari benshi babikora birimo akajagari ari mpamvu twemeye kwereka u Rwanda n'abanyarwanda yuko ishyirahamwe ry'urubyiruko rw'u Rwanda ruzajya rukina imikino y'imbusanya misamire gusa bakagira amarushanwa kuri ibyo bintu byo kubusanya mu bikoresho bitandukanye hanyuma tukarebamo abahanga bashobora kujya hanze y'igihugu guserukira igihugu cy'u Rwanda bakagihesha ishema hari benshi rero mujya mubona babikora ariko ukabona barabivangavanga twebwe rero twaje nk'akayunguruzo gashobora kuyungurura ibintu bigakorwa neza kandi bigakorwa mu murongo mwiza ibi bintu ntabwo njye mbimenyereye mu Rwanda akenshi iyo tubireba ku ma YouTube ku ma komenti n'ibintu tubibona mu bihugu byo hanze wowe bitekerezo kuvuga ngo reka mbizane mu Rwanda bakigize twari dusanzwe imikino twiyikina ariko tutarayinonosora ngo tuyikorere ubwo bugororangingo gusa umwaka ushize twari twahawe ubutumire mu gihugu cya Benin guserukira igihugu cyacu cy'u Rwanda twatumiwe n'ishyirahamwe rya Afurika naryo rikina imbusanya misamire Association Africaine de Jonglerie kubera yuko organisation yacu itari imeze neza itari inoze niyo mpamvu bitakunze ko tujya muri ubwo butumire mu gihugu cya Benin bituma no mvuga reka mvugurure neza nereka abanyarwanda yuko nabo dufite ishyirahamwe nyarwanda ikina imikino y'imbusanya misamire kugira ikindi gihe turamutse dutumiwe tuzaba tweretse igihugu cyacu ko twiteguye kuba twakina umukino wa jonglage cyangwa wa jongle ibi bintu byitegereje ubona aho habonekamo igishoro gikomeye uzi uko bigura ubushobozi bwo gukura ibikoresho bike twifashisha nibyo twari twarahawe n'umuterankunga ariko nta bushobozi dufite ari mpamvu tugomba kubishakaho cyangwa se tukagira n'abadutera inkunga babikunze ko umwana w'umunyarwanda atera imbere muri iyi mikino ibyo byose bizaduha izo mbaraga zo kugira ngo tugume tubone ibyo bikoresho kuko ngibi ni ibyuma kandi birahenda ibyuma birahenda cyane ntabwo ari bimwe biraremereye kubibona biragoye nk'ubu muri iyi mbusanyamisamire ni ibyuma 3 gusa dufite ariko dufite abantu batera 4 ariko icya kane iyo kije kitanganya n'ibireme
ubwo umukino upfuye. Aya majenesi nayo mubona arasaza, arameneka, arashwanyagurika. Niyo mpamvu rero ubwo bushobozi, ibyo bikoresho turabikeneye cyane kugira ngo dukwire henshi, twigishe benshi. Ni ukuvuga ngo nk'imbogamizi mpura nazo ni ibikoresho, kutagira ibikoresho bihagije, abaterankunga. Ibi ni ibintu bigirira igihugu akamaro ndetse n'urubyiruko muri rusange. Imbogamizi rero kuba tudafite ubushobozi buhagije bwo gukurikirana no kubungabunga amakipe yacu cyangwa se n'ibikorwa tuba twashinze. Niyo mpamvu mubona kenshi intego z'urubyiruko zitagerwaho neza, kubera ko urubyiruko iyo twashyize imbaraga zacu mu guhanga udushya nk'utu, ntitubone izo mbaraga zituma turushaho kuguma gukomeza bya bindi twashinze, habaho guhomba cyangwa se guhita dusubika. Ariko kuri twe ntabwo igihe tubiteganya, kuko dufite icyizere kuko tubona abana bafite ubushake kandi bahari ari benshi. Byanga bikunde tuzakomeza tubikurikirane kandi tubitoze. Mu Rwanda hari minisiteri zigiye zishinzwe siporo, harimo n'urubyiruko. Minisiteri baba barayegereye kugira ngo igaragarize uyu mukino wa jongle, bakumenye badutere n'inkunga. Minisiteri cya mbere iyo ubegereye bakubwira ko ngo bakorana n'amafederasiyo, ko nta ekipe bakorana nayo ampulisi n'izi zacu twigenga, ari ikipe ziri ku ibezo banazumva. Ikindi ayo mafederasiyo batubwira bakorana nayo, niyo mpamvu njye nahagurutse niyemeza nka federasiyo idushinzwe, ya Federasiyo RWANDAISE de Gymnastique. Iyo rwose hashize imyaka 5-7 nta nama yabo, nta bikorwa. Ariyo mpamvu rero twavuze tukamugiye uruhare rwanjye nk'umutoza ni ukwereka igihugu n'abanyarwanda ibyo njye nkora. Hanyuma uruhare rw'igihugu nirwo rurebwa n'ibyo by'amafederasiyo, kuko n'ubundi ni gahunda za leta, nibo bashyiraho federasiyo, nibo bashyiraho izo nama, nibo bazitegura zituma twahura n'abo bayobozi baduhagarariye. Kugeza kuri iyi saha rero turi gukora ku giti cyacu. Federasiyo ntituzi aho ikorera, ntabwo tuzi ibiro byayo ngo biraha, ntabwo umuyobozi wayo turamuzi, ariko igihe cyose aba ari bize gufata telefone. Ngo imyaka 5 yishize nta nama, nta reunion y'abayitoza, urumva barimo kudindira. Niyo mpamvu tuba twaze tukaduca akajagari, dukora ibyacu, tugaragaza ibyacu. Hanyuma na federasiyo nayo izaseruka ikatwereka uruhare rwayo, turi tayari gukorana nayo no gufatanya nayo. Ni ukuvuga ngo ku ruhande rwanyu Association RWANDAISE de Gymnastique ntacyo ibamariye. Duherukana muri 2012 baduha certificate n'amahugurwa. Kuva icyo gihe hakunze kubamo bombori hagati yacu nabo, zishingiye ku kuba badukupiye ayo mahirwe yo gusohokana abana hanze y'igihugu, ku buryo ari nabo batubereye inzitizi ikomeye kurenza uko twari kuzitirwa no kugira abakinnyi babaswa cyangwa se kugira ubundi bushobozi buke. Ariko biratubabaza kuba ugeze mu rwego rwo kuvuga uti hari icyo nakereka igihugu, ugasanga ugushinzwe niwe kibazo kurenza uko wowe wari umaze kwitegura no kuba uhagaze. Bakunzi ba VISIONTV rero mudukurikiye, muze kuduhereza ibitekerezo. Nkuko mubibona turi kumwe na Viateur ushinzwe rino tsinda, ari kuvuga imbogamizi bahura nazo. Muze kuduhereza ibitekerezo se mu buntu no mukino kugira ngo uzamuke, ndetse no ku rwego ruhari akeneye ubufasha, akeneye ko abantu tumushyigikira. Aba bana mwabonye abana b'abakobwa bakina ibintu by'amajongre, ibyuma bakoresha tuno bakoresha tuno tenesi. Uyu ni umukino twashyigikira kandi ibintu biragenda neza. Yavuze imbogamizi ahura nazo, yavuze ko iri Association RWANDAISE de Gymnastique yagombye kubafasha itabafasha, ariko uko biri kose nk'abanyarwanda n'ubwo imbaraga dufatikanye tumushyigikire, kandi tuzi neza ko mu gihe byasohoka bikajya hanze y'igihugu hari indi sura nziza byagaragaza mu gihugu cyacu. Rero ntabwo ari football gusa ziri mu Rwanda, ntabwo ari basketball gusa ziri mu Rwanda, ndetse n'indi mikino yose harondoye. N'uyu mukino urahari, hari abana bafite impano. Viateur akeneye andi maboko, akeneye izindi mbaraga, akeneye abandi bantu bamushyigikira. None imbogamizi wavuze harimo ibikoresho no kuba hari federasiyo bashinzwe itaba bugufi. Ibi bintu nta gihe kigiye kigeraho kumva ucitse intege wavuga. Iyo ukunda igihugu cyawe igihe cyose izo mbaraga mpamvu hari muri babandi baharanira inyungu, ndi mu baharanira agaciro k'ikintu.
ariyo mpamvu kugeza kuri iyi saha ku rwego ndiho vuga ni hari aho nshobora kuvana ikintu nkakigeza, kandi aho hantu byanyeretse icyizere cy'uko aho hantu ari heza n'ibihora ari byiza, kuko igihugu umugisha cyamaye n'uko nkorera aho bose babona, nkora aribyo bita gukorera mu mucyo, nkorera mu mucyo. Uretse ko umucyo wanjye ntabwo uraba ufunguka neza kuko mbyifuza, kuko izo nzitizi nababwiye nizo zigenda zimboha, ariko kugeza kuri iyi saha ndahari rwose. Ibi nibyo nitangiye kuzakora no kuzigisha abantu, izo mbaraga zo kubikora n'ubwo bwenge buhagije, akaba aribyo bintu mbamo ubuzima bwa buri munsi, ku buryo tuzabona kubihindura paka amaherezo. Nizeye ko igihe kiri imbere tuzabona ubuyobozi bushya bw'iyo federasiyo, bukatuyobora neza natwe tukabubumbira neza, bakatugereza muri minisiteri y'umuco na siporo, bityo nabo tugakorana neza kandi igihugu cyacu kigatera imbere. Hari abantu barimo bakurikirana Vision TV bafite abana nabo bakunze bino bintu, bifuza kuzana abana babo kugira ngo ubatoze, kugira icyo bafite. Abakunzi ba Vision TV mukomere kandi turabakunda cyane. Iri ni ishyirahamwe ry'Abanyarwanda ryigisha imikino y'imbusanya n'isamire. Rwose mu Rwanda hose aho muherereye turahari kugira ngo tubafashe kwigisha abana banyu n'urubyiruko rwanyu kujya muri umukino w'imbusanya n'isamire, kugira ngo abana banyu mu minsi iri imbere bazahagararire uturere tw'iwabo turi mu marushanwa atandukanye, yo kugira ngo turebe ninde muhanga, ninde ntwari, ninde nararibonye muri uyu mukino w'imbusanya n'isamire. Nicyo nababwira ni turahari kandi turabakunda, twiteguye gushyiramo imbaraga zacu zose mu kwigisha nk'ibi mwabonye hano, kugira ngo n'abana banyu bazagira ubwo bumenyi mu gace baherereyemo, babe ba ambasaderi b'imbusanya n'isamire mu Rwanda. Mu mikino twagiye tubona abana batera udutenesi hejuru, abahereye kuri kamwe, ibyuma se kimwe bibiri, gusiga bagenda bazamuka. Biriya bintu bidusobanurira uburyo bikorwamo n'uko bigenda kwiga. Ngira ngo mwagiye mubibona, hari umwana umwe wasobanuye ahereye ku kadenesi kamwe, yagiye yerekana uburyo afata kamwe, bubiri, butatu, akagera kuri butanu. Buriya yerekanaga uburyo tubisimbuzanya turi kwigisha umushya. Ngira ngo mwabonye abateye utuziga tw'umweru, bagiye babereka uburyo iyo mbusanya n'isamire ikorerwa mu kirere, kandi uko kubusanya amaboko no gusama bikerekana ubuhanga budasanzwe. Mwabonye ko batera butatu agatera bune, buriya arimo ariga butanu. Mwabonye umukobwa w'inkumi wateye biriya bijongere binini, uburyo yagiye ashyiramo ahera nawe kuri kimwe, gutyo kuriya ku buryo bagiye babibereka, nibwo buryo twifashisha dutangiye kwigisha. Ariyo mpamvu nabwira Abanyarwanda bakurikiye Vision TV yuko aba bana mwabonye kugeza iyi saha bari ku rwego rw'uko bashobora kwigisha abandi bana bagenzi babo. Bivuze ngo amaboko yanjye yabaye magari, kubera ko natangiye nigisha abana ndi umwe, ariko tumaze kugira abana batera jongere barenga 10. Urumva tumaze kugira abandi barimo andi maboko n'ubundi bwenge bwatuma ubwenge buguma gusakazwa muri benshi. Urakoze cyane. Kuko rero twavuze hari abantu barimo bakurikirana Vision TV bashaka kuzazana abana, uraza gutanga nomero yawe, uratanga nomero yawe ku buryo wabushaka se yagusanga he, mukorera he. Wadukenera adresse igendanwa, telefone 078 54 56 641, cyangwa se ukajya kuri social media ukandika Facebook, Instagram, Twitter n'ahandi ukandika Rwanda Rosirike du Soleil cyangwa se Mitsindo Viateur, aho dufite cyane twasomanye nawe. Maître Mitsindo Viateur, turabashimiye cyane. Murakoze Vision TV, natwe turabakunda cyane. Kandi ni ukuri mukomeze mushyiremo imbaraga. Mbwira umuntu wese ukurikiranye Vision TV, iyo utanze igitekerezo aba ari inkunga ikomeye, kandi ni ukuri ibyo dukora, ibiganiro dukora iyo bisangije abana nabo ukomeje kugushyigikira, ariko by'umwihariko muzagaruke kuri bano bana mubashyigikire batera imbere. Hari ibikoresho biba bikenewe byinshi nk'uko yabivuze, mukomeze mubashyigikire kugira ngo uyu murimo wo gutoza abana b'u Rwanda ukomeze. Turabashimiye, Imana ibahereze imigisha.